convinced, as were the presidents of Rwanda and the DRC when they signed an agreement, that there's no. Mu gihe perezida w'u Rwanda n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basinyana amasezerano, erega ntabwo ushobora gukemura ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo ukoresheje intwaro. Ntabwo bishoboka. Ushobora kohereza ingabo hariya ndabyemera, ariko zizagwayo kandi ibyo ntabwo bikemuye ikibazo. Rero birambabaje kumva ko hari abandi basirikare ba Afrika y'Epfo cyangwa ibindi bihugu bongeye kugwa muri Kongo. Erega ndabyumva ni nafite akamaro, nta nicyo nasubiza mu gihe hagira ubimbaza. Reka izi ngabo zose twohereje okay zagezeyo, ariko reka turebe uko tuzivana mu mirwano, kuko nta buryo buhari bwatuma zibana hariya nyine zidarwana. Ariko nizirwana ingaruka n'ugupfa kandi zirapfirikize nta mpamvu. Reka nibura tubanza tuzitandukanye ku buryo zimwe ziba zitandukanye n'izindi, nitumara kuzitandukanye twicare hamwe dushaka igisubizo cya politiki. Kandi ndabizi ndetse biranashimishije kuko noneho bigiriye perezida Ramaphosa abifite ku mutima gukurikirana igisubizo cya politiki akaba aricyo gikoreshwa. Kandi ibi ndabyizeye kuko nanjye nari impari, abishyize ku mutima kandi agomba gushaka igisubizo cya politiki kuko nicyo cy'ingirakamaro. Ndatekereza ko ubundi buryo ubwo aribwo bwose bizarangirira mu mfu nk'izo ngizo urimo uravuga. Rero mukuri bigomba kwirindwa kuko izi nipfu zitakagombye. Abantu bizira karengane barimo baragwa hariya kandi barapfa nta mpamvu. Yego erega ndabyumva perezida Ramaphosa kuko yohereje ingabo atahazi, kuko ngewe ndi kubivuga kuko mbizi, kuko nijye wabaye mu biganiro byahuzaga impande za Kongo, ndetse no mu gihe abanyafrika y'Epfo batangiraga gukorana n'u Rwanda, ngewe ubwanjye nakoze ibintu bibiri. Ndetse no mu gihe iki kibazo cyavukaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigateza ikibazo hagati y'Afrika y'Epfo n'u Rwanda, nanjye hari icyo nakoze. Nangereye Ramaphosa ndangije ndamubwira nti ibi ngibi n'ubundi bijya gusa n'ubundi n'ibyabaye mu gihe umubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo wazambaga, kandi ibyo ngibyo nibyo perezida Kagame ejo yari arimo avuga. Ariko ibyo ngibyo byose Ramaphosa yashobora kuba ntabyo yarazi. Ariko ndababwira nti reka nibura tubanza turebe ko turangiza gukemura ikibazo cy'umwuka w'intambara uri mu burasirazuba bwa Kongo. Nta kindi gisubizo kindi bagomba. Hari amasezerano harasinye. Perezida Kabila afite amasezerano yasinyanye na perezida Kagame. Ayo masezerano yavuga ko leta ya Kinshasa igomba gushyira ku mutima kwambura intwaro imitwe yose irwanira mu burasirazuba bwa Kongo, harimo na FDLR. Bavugaga ko bambura buri mutwe buri kintu cyose bitwaje. Aho ngaho niho byashobokaga ko u Rwanda rwavana ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Kongo. Ikibazo rero nuko ayo masezerano atigeze yubahirizwa. Ariko iyo ngiryo nishingiro ry'uko hakiri igisubizo cya politiki cyakoreshwa kugira ngo uburasirazuba bwa Kongo bugira amahoro, kuko deja birahari. Hari ibyo bemeranijweho hagati y'ibihugu byombi, amasezerano yasimwe n'abakuru b'ibihugu byombi. Icyo gihe mu batangabuhamya bari bahari, hari abaperezida hari Kofi Annan, nyakwigendera Kofi Annan icyo gihe yari akiri muri Loni. Ayo masezerano twarayasinye muri Afurika y'Epfo. Icyo gihe nanjye nari nkiri umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe. Rero haracyari amasezerano ahari hagati y'ibihugu byombi. Icyo bisaba no kuyashyira mu bikorwa. Icyo ni igisubizo cya politiki, kandi na nubwo buryo gusa buhari bwo kugira ngo dukemure iki kibazo kiri muri Kongo. Na niyo mpamvu abaperezida bo mubona byabicaje hasi kugira ngo bumve ikiri muri ayo masezerano, kandi bicajwe no kugira ngo bashake igisubizo cya politiki cyakemura icyo kibazo. Rero reka tubanze dukoresha ayo masezerano ahari, kandi noneho tubishyireho itegeko. Perezida w'u Rwanda n'uwa Kongo bagomba kuyubahiriza kuko arahari yarasinywe. So there is an signing agreement to find a political resolution to the problem. So we only that my argument would be, let's go back to that example.